So guys, nibabwira ngo amahanga arahanda, amahanga ntabwo ari ukuyakinisha, ni icyo bavuga. Reba hariya hasi ni umuturanyi, noneho hariya nundi muturanyi, twebwe dutuye hano. Murabona ko nta esikariye zingahe zigera kugira ngo hagere, ariko ibaze ko ntazi umuntu hatuye kandi maze igihe kinini hano. Urumva icyo nicyo bita amahanga. So twigendere, murabona na hano naho n'undi muturanyi duturanye, ariko ntabwo nzi umuntu uhaba. Kandi baze ko nyine kuva hano kugera hariya hejuru nta masegonda ahari. Ariko twebwe murabizi mu Rwanda usanga umuntu byo byonyine yimutse uyu munsi, ejo urarumenya uwo ari we. Iki rero nicyo bita amahanga. Kuba nyine wabana n'umuntu mutaziranye hano, buri wese amenya ibye. Rero niba wowe waramenyereye kuba muri sosiyete nini cyane, hano rwose ndakubwiza ukuri ntabwo uzahashobora habe na gato. Wowe itoze kuvuga ngo ngewe ngiye kuba njyenyine muri sosiyete yo hanze, nta nshuti zibayo. Yes, nizere ko rero aka kantu kabigishije. Ibaze guturana n'abantu bameze kuriya, hariya nyine hari ahantu hangana kuriya ukaba utazi umuntu uhatuye. Nicyo bita amahanga. Icyo bita amahanga. Ubu iyi nzu yose nta muntu n'umwe nzi ubamo. So nizere ko rero ako kantu kakubereye isomo.